Mwiriweho neza abakunzi ba Karen Joy 250 channel. Twagarutse mu kiganiro cyacu utazahutara, nizere ko mwese mumaze kugisobanukirwa abantu duhora tukireba. Uyu munsi rero hari ibintu naje kubaganirizaho bigendanye n'inshuti zacu. Nizere ko uyu munsi muri wewe interested kubera ko ni ibintu bituba ubuzima bwacu bwa buri munsi. Wari uzi ko hari inshuti ugira ariko uzita inshuti kandi zo zitakwita inshuti? Ese ibyo bintu urumva byaba biri fair? Oya, ni ngombwa ko rero twiga kumenya inshuti zacu. Mpora mbibabwira, ariko uyu munsi noneho tuje kureba ibimenyetso bigaragaza ko umuntu atagukunda ariko mu buryo bw'ibanga. Wari uzi ko bishobora kubona ntabwo umuntu wese kwanga bikubwira, ariko hari umuntu kwanga mu buryo bw'ibanga, ugasanga wowe umwita nk'inshuti yawe, ugasanga waramugize nkaho nyine mbese ngo ari best friend mu bundi buryo, ariko ugasanga nta nubwo agukunda. Dore uburyo bwa mbere ushobora kubona ko umuntu atagukunda kandi kuko aba ari byo, ntabwo ari 100% ariko 95% aba ari byo. Uzarebe wa muntu conversation yanyu agerageza kwigira ntoye, mbese ibiganiro byanyu abigira bito cyane. Hey, muri gukora WhatsApp, muri kwandikirana hey amakuru ni sawa, bikarangira hagashira icyumweru cya kabiri, ukabona wewe ko kubera ko ari inshuti yawe birakurambiye, biravuga ati ari busy, ukongera ukamwandikira ati bite, akayibona rimwe na rimwe aranayisoma akakwihurira, ukabona gusubije nterero ati ni byiza. Wa muntu urabona ko ntabwo ashaka conversation yanyu igira ahantu igera, ashaka kuguma gutyo, mbese we maintaining a distance, mbese kabisa cyane ku buryo akwereka ko ntabwo ashaka ibintu byinshi muganira. Umuntu usubwa aragukunda, ni inshuti yawe, uzareba inshuti yawe umwandikira hey n'igihe utayipinga nawe ari gutayipinga. Ni wa muntu nyine, mbese niyo muvugana ubona amagambo yakurusa, ariko ni wa muntu we iyo muvugana wundi wo kwanga, muravugana bite ni byiza, amakuru ni meza, keta birangira ukabona yashecetse, ugasanga ubwo umeze nk'umuntu uri kumukoresha interview. Ese usigaye bahemba hano ukorera he? Ugasanga ibintu byose ni ugusubiza na interview mbese bagiyemo. Uwo muntu ntabwo bashaka conversation yanyirenga ngo sinzi ukuntu utajya ubibona. Ikindi kintu cya kabiri gishobora kukwereka ko umuntu atagukunda koko, body language nyine, mbese nk'urugero ibimenyetso by'umuntu akora bishobora kukwereka ko umuntu atagukunze. Body language hari igihe ushobora kudahita uyumva, ariko nk'urugero kamusobanurire, wari waganira n'umuntu yifashe nka gutya, arifashe gutya, muganira bite ni byiza, amakuru ni meza, ugasanga muri kuganira cyangwa ari nko kwirebera nk'ariya bite ni byiza, amakuru ntari no kukureba, ntabwo akwitayewe. Uwo muntu mbese body language irabikwereka, ntashaka no kukwigira. Usanga akenshi na kenshi usanga arimo nka santimetero adashobora kurenga muri kuganira. Niyo muganira bari kumwe bari aho ndari nka hano, umuntu ntabwo agukunda, ntiyabikubwira ariko ntabwo agukunda. Ko urabona umuntu bite ni byiza, amakuru ni meza, nari ngukumbuye nanjye nuko, kandi ntabwo ashaka kukureba, mbese ntashaka ko na eye contact yanyu ihura, kuko arabizi ko ari kukubeshya, ntabwo ashaka ihura. Niyo muntu mushobora kuganira iminota cyangwa amasaha cyane imyaka mutararebana mu maso, umuntu aragukunda. Ikindi kintu cya gatatu gishobora kukwereka ko umuntu atagukunda koko, ese ni gute wagera inshuti yawe buriya musangira ibintu byose, bibe bibi bibe byiza, murabisangira. Ugakora nk'agakosa gato cyane, ukabona yakagize akantu gakomeye yakurakariye. Nk'urugero yari yasize pizza, cyangwa wenda yari yayisize nk'ahantu murabana, ni mushuti wawe yari yayisize, wenda aragenda, ugize inzara, urashonje, uyiriyeho, araje ameze nk'umuntu wagira ngo bibye imodoka, wayiriye iki n'iki, kandi pizza iragurwa, burongera ukayigura, ntabwo ihenze ku buryo nawe utayigura. Niyo ugasanga kuvuga ati basirekanye kugure, ho yakuva wayiriye, ugasanga arakurakariye birengeje urugero. Iyo nshuti yawe utumva ko ushobora gusonza ukarya ya pizza, mukaba mwanasangira ku bintu byiza n'ibibi mugomba kubisangira, niyo nshuti yawe niyahere. Ikindi kintu cyakwereka ko umuntu koko atagukunda, ni wa muntu ntabwo akwizeye. Uzi ko mpuye na runaka mu muhanda afite imodoka, ubwo se nibyo, reka nzabaze uriya, reka nzabaze runaka wundi numve kutambeshya.
umva uzi ko nasanze hari imodoka yaje nshyashya mu Rwanda, oya reka njye kwibariza interineti wewe sinkwizeye. Uwo muntu uzi aragukunda, umuntu w'inshuti yawe ugomba kukwizera, niyo wamubwira tuzi ko mvuye kuri Mars akatubwira ati rahire wageze yose, yego arabizi ko uramubeshya ariko at least arapretendinga kukwereka ko yakwizeye, ariko uzi wa muntu ubwira ikintu hagati avuga ati ngo se nibyo ntabwo kwizeye, gusa uwo muntu agukunda gute? Ikindi kintu cyakwereka ko umuntu atagukunda, icyo cyo rwose na 100% ndacyemeranyaho n'abantu rwose banditse bakavuga. Wari wabona umuntu w'inshuti yawe ugira birthday ntagutumire, yayiteguriye yitumiye mu rugo ariko arakubwiye ngo nakwibagiye kugutumira, habaye ubukwe ntiyagutumiye kandi ni ubwa famiye nawe yaraguteguye, habaye ibirori runaka ntagutumiye, yapfushije umuntu ntakubwiye, uwo muntu mukundana gute? Ni inshuti yawe gute? Mbwira ukuntu nyine uhora umufata nk'inshuti ukamuhamagara, uhora ubikora ukamubwira ngo ndagushaka napfushije, cyangwa se habaye ibirori mu rugo ngwino turye hari cake, ariko we ntashobora kugutumira. Uwo muntu muri inshuti gute? Ntabwo nshobora no kubyumva. Ikindi ngiro gishobora kukwereka ko umuntu burya niyo muri kumwe gutya muri kuganira nawe ubwawe umutimanama, kuko buriya nuko hari igihe tutumvira umutimanama, ariko umutimanama akenshi na kenshi iyo ibintu turi kubikora atari byo, umutimanama uratubwira. Umutimanama wawe nawe ukwereka ko uwo muntu ubwo muri inshuti ariko umeze nk'umuntu uri kumwikururaho. Urabona kwikurura ku muntu ugasanga wowe uramwikura, umutimanama wawe urabikwereka, ariko wowe urashaka kwereka umutimanama wawe ko rwose muri inshuti ushaka kuwemeza, ariko nawe urabizi neza ko umuntu nubwo muri inshuti ariko umeze nk'aho umwikuraho, ntabwo wakwitayeho. Rero buriya ntabwo ari byiza kwita ku muntu nyine cyane uba utakwitayeho. Niyo mpamvu buriya kwiyubaha mu buzima ni byiza, inshuti tuzigira ariko tumenye kwiyubaha. Niba umuntu akwereka ko we atakwitayeho, sinzi ukuntu wowe buri gihe uhora buriya umutima w'umuntu ntabwo upfa guhinduka ako kanya. Ntabwo people don't change like at night cyangwa se one night. Ntabwo ushobora kumukunda iyo myaka yose mu maranye 3 ngo utekereze ko uzahinduka we ageraho nawe ngo akugire nk'inshuti iyo myaka 3 atarigeze akugira inshuti. Oya, ntabwo bishoboka. Tumenye guhitamo inshuti, tumenye inshuti zacu izo arizo, ahubwo ushobora gusanga wa muntu wajyaga umeze nkaho utitaho ari we inshuti yawe, ari we muntu ugukunda ukwitaho ukwitayeho, wa muntu urwara akagusura, wa muntu mbese ibintu byose bibaye arakubwira, uwo ni we inshuti yawe akwitayeho. Twige guhitamo inshuti rero, ntabwo ari byiza ko tugumana n'abantu tutari ku rwego rumwe, tutari nyine mu murongo umwe. Mwakoze kunkurikirana, mwakoze gukurikirana aka kavidewo, ndakeka ko niba wakarangije byanze bikunze hari ibyagufashije, kandi niba byagufashije uzi hari umuntu byafasha w'inshuti zawe, cyangwa se mbese umuntu uzi ufite ikibazo nk'icyo ngicyo tuvuze, kamwoherereze. Share this video igere ku ba friends bawe, kuko hari n'igihe ushobora kuyimwohereza ukayimusharinga ugasanga hari ibintu byinshi hinduye muri we, ugasanga hari ibintu nyine ayigiyeho. Please like, share, kandi mukore na subscribe kugira ngo dukomeze kureba utu video twinshi. Ndabategura ibintu byinshi cyane kuri channel, muzishima, muzaryoherwa, mukomeze kugubwa neza. Ndabakunda.